Uraho neza, hari ibintu bitatu by'ingenzi cyane ukwiye kwitaho uyu munsi nifuza kuvugaho. Ikintu cya mbere kamere ku cyambere, icyambere nuko udakwiye kwakira ubuzima budahuye nuko Imana ibishaka ku buzima bwawe. Hari ubuzima Imana yifuza kubamo, nari mvuze ko ubwo buzima Imana yifuza kubamo igiye bukuganiriza yarabukubwiye bufite mu mutima. Hari ikintu umutima wawe wifuza, hari ukuntu wifuza kubaho, hari ubuzima wifuza kubaho. Akenshi biriya bintu bihora bigaruka, iriya image uhora ubona, buriya buzima uhora ubona wifuza kubaho muri domaine iyo ari yo yose, niba ari mu bijyanye n'umutungo, niba ari umuryango, amagara mazima, uko wifuza kubaho, kuriya kuntu bihora bigaruka ni igihamya, ni ikimenyetso cy'uko ni Imana yakugeneye. Mu by'ukuri uretse ko wagera ku bintu ukoze ibyaha, ibintu byose tugeraho tubihabwa n'Imana. Ikintu cyose wagezeho niba warakigezeho udakoze icyaha, ni Imana yakiguhaye. Iyi Imana ijya gutanga ntabwo ibanza kureba niba ukijijwe cyangwa se udakijijwe, twese iraduha ko twese yaraturemye. Rero ubuzima yakugeneye yarabuguhaye mu buryo bw'inzozi. Ni kiriya kintu uhora wifuza, ni bwa buzima uhora ubona wifuza kubamo. Buriya niba iri kukubwira ngo ni ubwawe buharanire. Ikintu cya mbere rero ukwiye gukora ni ikihe? Mu Cyongereza nakita to raise your standard. Ni ukuzamura urwego rw'ubuzima mu mitekerereze yawe, ukanga kwemera ubuzima uri kubamo uyu munsi. Hari igihe umuntu aba mu buzima igihe kirekire, kubera kubamo igihe kirekire akagera akabwakira akiyakira, mbese akumva ko nta kintu yakora kugira ngo ubuzima bwe buhinduke bube nk'uko abwifuza. Reka nkwibutse kino kintu ushobora kuba usanzwe ukizi, kanyikwibutse birashobora kuba usanzwe ukizi. Igihe cyose umuntu atari kubaho ubuzima yumva yifuza, biragorana cyane ko anezerwa. Umuntu anezerwa, ndavuga kunezerwa bisanzwe, anezerwa iyo ari kubaho ubuzima buhuye n'ubwo yifuza kubamo. Niyo mpamvu navuze nti, niba hari ikintu gihora kigaruka mu mutima wawe, niba hari ubuzima buhora bugaruka mu mutima wawe, you need to raise your standard. Ugomba kuzamura urwego rw'ubuzima, ukabaho ubwo ngubwo, ugahanira kubaho ubwo buzima uhora wifuza kubaho. Iyo umuntu yafashe umwanzuro akavuga ati ubuzima ndimo rwose ndabuhakanye, iyo ufashe umwanzuro ukavuga ati ubuzima ndimo ndabuhakanye, sinzongera kububamo rwose, ngiye guharanira kuva uyu munsi bugomba guhinduka kandi buzaba nk'uko mbwifuza. Umunsi ufashe uwo mwanzuro niwo munsi butangira guhinduka, kuko iyo ufashe uwo mwanzuro utangira gukora ibyo ukwiye gukora kugira ngo ubuzima bugende burusheho kuba bwiza. Reka nkwibutse abantu bamwe na bamwe bagiye bakora ibitangaza. Iyo Gandhi adafata umwanzuro wo kuvuga ngo duhaze ubukoloni bw'Abongereza, bari buzabe mu bukoloni igihe kirekire. Ariko umunsi avuga ngo oya, ubu si bwo buzima nifuriza abaturage, abavandimwe, abahinde bagenzi banjye, oya. Abantu bose muzi bakomeye babayeho, ba Martin Luther, abo bose bagiye babaho bavuga bati hari ubuzima turi kubamo tutifuza kubamo, tugomba guharanira kuba mu bwo twifuza kubamo. Izo ntwari zose muzi. Reka mfate urugero kuri perezida wacu. Iyo atavuga ngo hari ubuzima turi kubamo ntashaka ko tuzongera kubamo, hari ubwo nifuriza abaturage banjye, abanyarwanda bagenzi banjye, bavandimwe, hari ubwo nifuza ko tubamo, akabuharanira, uyu munsi ntabwo twari kuba tubayeho nk'uko tubayeho, tubaye mu gihugu gifite umutekano nk'icyo dufite, gifite ibintu byinshi byiza. Rero kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, bigusaba gufata iyi step ya mbere yo kuzamura standard yawe. Hari ibyo ugomba guhakana, hari ibyo ugomba kuvuga ngo enough is enough, ibi ngibi bigomba guhagarara, hatangira kubaho ubuzima buhuye n'uko nifuza kubaho.
ugomba gufata iyo decision. Nicyo kintu cya mbere ukwiye gukora, ugafata uwo mwanzuro ukavuga uti enough is enough, ibi ndabirambiwe, ibi ndabihaze, hari ubuzima nifuza kubamo, ngomba guharanira kububamo. Navuze ko icyo ngicyo Imana nikigushakira, upfa kuba ubuhanira mu buryo bwiza, upfa kuba ubuhanira mu buryo bukiranuka, nta byaha ugiyemo. Sivuze ngo enough is enough ugende ukitwara ibyaha, oya, bikore mu buryo bwiza, nabwo Imana igushigikira. Donc icya mbere, you raise your standard. Ugomba kuzamura urwego rw'ubuzima bwawe, ugomba kuruzamura. Donc hari ubuzima wifuza kubamo, ubwo ngubwo nibwo ukwiye kubamo, ntukomeze kwemera buri munsi yabwo, haranira kugera ku rwego wifuza kubamo. Ikindi cya kabiri, kuba hari ubuzima wifuza kubamo ukazamura standard, mu by'ukuri ntabwo wageraho, ntacyo byakumarira utizera ko ushobora kuba muri ubwo buzima. Ntacyo byakumarira. Kubera iki? Kubera ko ibyo twizera bitegeka ibyo dutekereza. Ibyo dutekereza bigategeka amarangamutima twiyumvamo. Amarangamutima twiyumvamo agategeka ibyo dukora. Ibyo dukora bigatanga umusaruro, uwo musaruro nawe ugatanga ubuzima tubamo. Rero niba utizera ko ubwo buzima ushobora kubamo, biragoye cyane ko wabubamo, kuko uba usa nkaho wamaze kwitsinda, ni wowe ubwawe uri kwirwanya. Ntabwo hari umuntu wavuze ngo umwanzi w'inyuma ugutera aturutse inyuma ntacyo yagutwara igihe cyose nta mwanzi w'imbere uhari. Buriya umwanzi ukomeye ni umwanzi w'imbere. Rero ikibazo cyangwa se umwanzi ukomeye ni mindset yawe, imyumvire yawe. Donc gutekereza ko udashobora kugera kuri buriya buzima ugabishidikanya, uba wamaze kwisabotating, donc kwirwanya. Nari mbuvuze uburyo mbivugamo. Donc uba wamaze kwirwanya, wamaze kwisenya, donc wamaze gusenya icyo ushaka kubaka. Ugomba kwizera ko icyo ubwo buzima bushoboka. Reka ne kuvuga ngo we kwizera ko ubishoboye gusa, kuko ndabizi Imana yashize ubushobozi muri wowe. Icyo Imana yaguhamagariye gukora, yaguhaye ubushobozi bwo kugikora. Ariko noneho, donc kwizera ko Imana yaguhaye ubushobozi bwo kubigeraho, ariko noneho wizere urenze kwizera wowe icyo ushoboye, ahubwo nizere ko Imana icyo yashize mu mutima wawe ikaguha kucyifuza, nuko ishaka no kukiguha. Donc urenge no kwizera gusa, donc wizere ubushobozi Imana yaguha, ariko noneho urenge n'icyo ngicyo, wizere ko n'Imana ishaka gushigikira kugira ngo ugere kuri icyo cyiza yaguteganyirije. Imana isapotinga buri muntu wese wifuza kugera ku byiza abigezeho mu buryo bwiza. Ubyumve rero neza. Ikintu cya kabiri ukeneye ni ukudashidikanya. Iki kintu ngisubiremo neza, ni ukudashidikanya. Ntabwo bishoboka ko ugera ku byiza udahuye n'intambara. Ntibizigera bishoboka. Ntibizigera bishoboka ko ugera kuri ubwo buzima wifuza kugeraho utahuye na obstacles, ibintu bize bikurwanya, bikubuza kugera kuri cya kindi wifuza kugeraho. Uzarwanywa, uzahomba, uzahura n'ibibazo bitandukanye biguhamiriza ko bigende bikubwira ko bidashoboka ko wagera ku cyo wifuza kugeraho. Ariko ibyo byose ntabwo byo bidetamaninga, ntabwo ari ibyo bigena ubwo buzima wifuza kugeraho. Oya, byo bibereyeho kuguca intege gusa. Iyo ubirenze, iyo kwa kwizera kwawe kurenze kuri ibyo bibazo, ukavuga ati ndabizi nubwo biri tafu, nubwo bikomeye, nzagerayo, nzagera kuri buno buzima. Reka nkwibutse ko nanone ko iyo biza kuba byoroshye, buri wese yakabaye abayeho ubuzima yifuza kubaho muri buriya buzima wiyemeje kubaho. Biragusaba kwizera, kuko uzahuramo na struggles nyinshi. Izo struggles nyinshi rero zikeneye ko igihe bizaba bisa nabi, igihe bisa nkaho biri ubuzima busa nkaho bwahindukira no bwabaye bikurushaho, ugomba kwizera ko ibyo bidahamya yuko utazabigeraho. Donc icya mbere, zamura urwego rw'ubuzima bwawe. Icya kabiri, izere ko ushobora kubigeraho. Kuruzamura utabyizeye uba uri kwisabotaginga, nkuko nari mbivuze. Ikintu cya gatatu noneho ukeneye ni iki ngiki. Ugomba guhindura strategies. Ikintu nakivuze, ntuzakora ikosa
ryo guhindura intego yawe, cya kindi Imana yakomeje kuva mu mutima wawe, cya kindi umutima wawe uhora ukubwira. I repeat, iyo Imana yakugeneye ikintu ikikubwira mu mutima, ni ikintu gihora kigaruka kuva ukiri muto, donc ni ikintu gihora gisa nk'ari cya kindi kitajya gihinduka. Ni Imana ibikukubwira ngo ubu nibwo buzima nakugeneye. Ziriya nzozi zidahinduka, ni Imana ibikukubwira ngo iki nicyo nakugeneye. Rero ntuzakore ikosa ryo gushidikanya izo nzozi cyangwa se ngo ureke inzozi zawe, ahubwo icyo ukora uhindura strategy. Hari ibyo uri gukora kugira ngo ugere ku nzozi zawe, iyo ubona bitari kuguha umusaruro wifuza, ugenda uhindura strategy, ugenda uhindura imikorere, kubera ko uko umuntu ajya mbere atera imbere buhoro buhoro niko agenda yiga buryo ki yagera ku iterambere rye yifuza. Rero mu kwiga buriya habamo amakosa. Hari ibyo umuntu agenda akora yarazi ko byamuha umusaruro yifuzaga, agasanga byari amakosa, aho ngaho aba yize. So ntabwo uhindura intego, I repeat, ntabwo uhindura intego, ahubwo uhindura iyo strategy, uhindura ibyo uri gukora. Uri gukora iki? Uri gukoresha izihe tekinike, uri gukoresha ubuhe bumenyi, nibyo ugenda uhinduraho. Buriya umuntu udahindura intego agahindura imikorere, niba uri kugana ku ntego neza. Iki kintu ntuzigere usuzugura umuntu wahinduye imikorere, kuko apfa kuba atahinduye intego. Umuntu wahinduye imikorere aba ari gushakisha ibizamugeza ku ntego ze nk'uko abyifuza. Uburyo bwiza, kuko nabivuze, iyo uri kugana ku iterambere wifuza muri domaine iyo ari yo yose, uzakoramo amakosa, kuko experience ni iki? Experience nyene ni ikintu wakoze ugasanga ntikiguha umusaruro, cyangwa se wakoze amakosa, ubundi ugahindura, ukagenda umenya uburyo bwiza bwo gukora, ugomba gukoramo ibintu. Uburyo bwiza bugufasha kwirinda amakosa menshi, bunagufasha kugera aho wifuza kugera byihuse, ni ugushaka umuntu wamaze kugera ku byo wifuza kugeraho, akakubera role model, ukamwigiraho, ukamenya ngo yabigenje ate, yanyuze mu zihe nzira, ukagenda umwigiraho. Salomo niwe wavuze ngo munsi y'ijuru nta gishya kibaho. Mu by'ukuri nta kintu gishya uzahimba, n'ubundi dukora nk'ibyo abandi bakora. Rero ni byiza kwigira ku muntu wamaze kugera ku byo wifuza kugeraho, none ukagenda ureba yabigenje ate, yabikoraga gute, yabyitwaraga gute, yatekerezaga gute, yakora ibiki, yarafitiye imyitwarire, yarafite izihe ngeso, yarafitiye imico, ukagenda ukopiya kugeza igihe bizakugeza kuri ya ntego wifuza. Ibintu bitatu ni ingenzi cyane. Ushaka guhindura ubuzima bwawe, ibintu bitatu ni ingenzi cyane. Zamura standard yawe, ntiwongere kwemera rwose ubuzima buri munsi, ntiwongere kwemera ko urugo rwawe rusenyuka, ntiwongere kwemera ko urugo rwawe mwicwa n'ubukene, ntiwongere kwemera ko imico n'imyitwarire yica ubuzima bwa ntiwongere kwemera ibyo bintu. Ilfo ko ubuzima buhinduka bukaba bwiza. Raise your standard. Niba hari imico, hari imyitwarire ufite ituma ubuzima bwawe buba bubi, ntiwemere ko iyo mico kwicira ubuzima. Stop it. Bigomba guhagarara. Ugomba kumenya ko wowe urugero rw'ubuzima bwawe ruri hejuru, kuko standard Imana igushyiraho n'ubundi iri hejuru. Icya kabiri, ugomba kwizera ko urwo rugero ugomba kurugeraho. Icya gatatu, uhindura strategies kugira ngo uhindure imikorere kugira ngo ubone umusaruro mwiza, kandi uburyo bwiza bwo kubona umusaruro mwiza no gukora n'imikorere myiza ni ukwigira ku bamaze kugera ku cyo wifuza kugeraho. So reka ngarukira ahangaha. Ejo Imana ishoboza nzakubwira ibindi kugira ngo dukomeze twigane, dukomeze tugere kuri level umuntu yifuza kugeraho, tubeho ubuzima buhimbaza Imana, bunezeza Imana, kandi tubeho natwe tunezerewe. Reka ngarukira aho ngaho, ugire umunsi mwiza.